Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Tubahaye ikaze mwebwe mwese bamudatenguha bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri iki cyumweru turaganira ku ruzinduko Minisitiri w'Intebe Nyakubahwa Anastase Murekezi yagiriye mu karere ka Rusizi, aho yari kumwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda ndetse na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, aho basuye ibikorwa bitandukanye bifitanye isano n'ubukungu n'ubucuruzi, ndetse by'umwihariko Minisitiri w'Intebe afungura ku mugaragaro uruganda rushya rwa Simerwa, uruganda ruri mu nyubako nshya ndetse rwaguye n'ibikorwa byarwo, byaba ari mu ikoranabuhanga cyangwa se mu bwinshi bw'ibyo rukora. Turi mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, muri kumwe na Vincent Mpakaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi, ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Ku kibuga cy'indege cya Kamembe, Minisitiri w'Intebe nabo bari kumwe bakiriwe na Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba, abahagarariye ingabo na polisi muri iyo ntara ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi. Mu bikorwa byagombaga gusurwa bahereye ku mushinga wo kuvugurura no kwagura ikibuga cy'indege cya Kamembe. Beretswe igishushanyo mbonera cy'imirimo yagombaga gukorwa n'ibimaze gukorwa kugeza ubu. Ikigaragara, ikibuga ubu kimeze neza, hashize iminsi mike gisubukuye imirimo yo kwakira indege nyuma yo gusanwa. Uruzinduko rwakomeje hasurwa inyubako ya Hotel Marina Bay, umushinga ukaba wari waradindiye, ariko ubu imirimo yo kubaka ikaba yarasubukuwe. Basobanurirwa uko imirimo yari iteganijwe gukorwa nuko ihagaze kugeza ubu. Alex Kanyankore ni umuyobozi wa BRD akaba na perezida w'inama y'ubutegetsi ya Marina Bay. Yadusobanuriye iby'uyu mushinga. Iyi hoteli kugira ngo yuzure byabitwaye miliyari 11, kuvuga hafi akabakaba miliyoni 20 z'amadolari. Ariko ni hoteli tubona ko izaba ifite umumaro munini mu rwego rwo kwinjiza amadovize mu gihugu, mu rwego rwo guha serivisi abantu b'ingeri zitandukanye, ari abakorera inama hano, ari abacumbika muri aka gace ka Rusizi. Kugira ngo murabona yuko kugeza n'ubu ngubu nta hoteli yo mu rwego rw'inyenyeri enye yari muri aka gace. Izasubiza rero ibibazo byari bisanzwe by'amacumbi abantu benshi bashakaga kugenderera iyi hoteli bagiraga. Ni ukuvuga ifite ibyumba 76, ariko ifite facilities za kwakira abantu baje mu nama barenga 300 bicaye icyarimwe, kuko hari ibyumba bikoresherezwamo inama bibiri binini, kimwe gishobora kujyamo abantu 300, ikindi abantu 150. Umushinga wa hoteli waje guhura n'ingorane bitewe n'impamvu zinyuranye. Icya mbere, hari abashoramari bari bayirimo ariko batatangaga umurongo neza, ubundi bakaba baravuyemo, hasigaramwo abari bafite umurongo mwiza wo kugira ngo iki gikorwa gikorwe kandi gitere imbere. Hajemo n'ibibazo by'uko ijya gutangira ibipimo ngenderwaho standards zitari byarateguwe neza. Ntabwo hari harimo impuguke mu byerekeranye no gucunga hoteli, Hotel Management Company nayo yaje kuboneka asinya amasezerano. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko hari hatahiwe uruganda rwa Simerwa.
byari muri gahunda yo gufungura ku mugaragaro urwo ruganda rwaguriwe mu mazu mashya ndetse n'imashini nshya. Mu gitondo cy'agasusuruko nibwo Minisitiri w'Intebe yahasesekaye. Yatambagijwe ibikorwa binyuranye by'uruganda kuva imirimo yo gukora sima itangiye kugeza ishyizwe mu mifuka ikajya gucuruzwa. Nyuma ari kumwe n'abandi bayobozi bari bamuherekeje berekeje ahagombaga kubera ibirori. Abizihiza birori bari babukereye. Nyuma ijambo ryahawe umuyobozi w'uruganda rwa Simerwa ageza ku bari aho ijambo yateguye ry'uwo munsi. Simerwa has been in operation for over the past 30 years and has a long and distinguished presence in Rwanda and the region. Our previous logo, which was Simerwa imaze igihe kinini ikorera hano mu Rwanda ndetse twagiye dukorana na leta abafatanyabikorwa mu bikorwa bitandukanye. Urugero ni ubufatanye bwa leta natwe Simerwa aho twatanze miliyoni 4 z'amadolari mu gikorwa cyo kubaka umuhanda wa Bugarama uva Bugarama ugera Simerwa. Si ibyo gusa kandi kuko mu bikorwa twatangiye byaje no kugera ku ishingwa ry'ibitaro byujuje ibisabwa birimo n'ibikoresho ndetse n'ishuri rifite ibisabwa byose harimo n'isomero. Nka Simerwa rero imwe mu myumvire tugenderaho ni ubufatanye twagiye dukorana mu buryo bwa hafi n'abafatanyabikorwa bacu PPC Limited ya SA aho twagiye twungukira byinshi ku nararibonye bwabo. Twese hamwe nka Simerwa turishimira ibikorwa twagiye tugeraho, turifuza nka Simerwa kandi gukora cyane ndetse nka Simerwa tugiye kwinjira mu kindi cyiciro cy'umusaruro gikurikira. Turifuza kandi kugira intumbero ya kure zirimo no gusangira uwo musaruro namwe mwese. To sharing our ongoing success with all of you. Murakoze. Thank you. Umwe mu baturanye n'uruganda rwa Simerwa nawe yahawe umwanya atanga ubuhamya ku mituranire myiza hagati y'uruganda rwa Simerwa n'abaturage baturanye nayo. Ibyiza uruganda rwatugejejeho ni byinshi dore ko rwaje muri uyu murenge wa Muganza nk'igisubizo cy'abaturage baturaniye uyu murenge wa Muganza. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 uruganda rwari rukikijwe n'igihuru hatuye abaturage bakeya, ariko ubu abaturage bagiye begera uruganda ku buryo iyo ururebye ubona ari umujyi utangiye kugaragara neza. Uruganda rwa Simerwa rwakoragamo abashinwa n'abanyarwanda bakeya, ariko ubu harakorwamo urubyiruko, abagabo, abagore bo bageze kuri 95% batuye muri iyi mirenge ihana imbibi n'uruganda, rukaba rubigisha n'imirimo yo kwiteza imbere. Hari abari kwiga kubumba amatafari ya kijyambere bikazabafasha mu buzima busanzwe ndetse no gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza n'imiryango yabo. Imicungire y'uruganda rwa Simerwa iri mu maboko ya kampani yo muri Afurika y'Epfo. Uwari uyihagarariye muri uwo muhango nawe yahawe umwanya ageza ku bari aho imbamutima ze z'uwo munsi. It is my privilege to represent PPC here today and to welcome you and to share with you this remarkable achievement. Ni iby'agaciro kuba ndi hano mpagarariye PPC muri iki gikorwa kidasanzwe cyo gutaha uruganda rwa Simerwa twagiye dufatanya na Simerwa. Uburyo bushya bw'imikorere twakoze ni uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga ku buryo hazajya haboneka umusaruro mwinshi wa sima kandi nziza ku buryo haba mu Rwanda ndetse no mu karere izaba ihagije. Nka bamwe mu bafatanyabikorwa ba Simerwa rero twishimiye iki gikorwa ndetse n'ubufatanye dufitanye. Intego yacu nka PPC ni ugufasha Simerwa kuba uruganda rukomeye mu Rwanda no mu karere. Ndatekereza ko mu bufatanye tugenda tugirana tuzabigeraho. Murakoze. Umwanya noneho wahawe rero ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi. Meya nawe yagize icyo avuga ku munsi nk'uwo ku gikorwa nk'icyo kinini cyabereye mu karere abereye umuyobozi. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, turashima guverinoma y'u Rwanda
kuba harakozwe umuhanda wa kilometero 11 Bugarama Simerwa mu rwego rwo korohereza abaturage n'abashoramari. Uruganda rwa Simerwa rukaba rwaratanze miliyoni 4 z'amadolari muri iki gikorwa cyo gukora umuhanda kugira ngo rugaragaze uruhare rwabo mu iterambere ry'akarere kacu ka Rusizi. Ibyo ngibyo turabishima. Uru ruganda rutanga imirimo ku bakozi bahoraho ndetse n'abanyakabyizi basaga 280, kandi mu mwaka w'ingengo y'imari ishize 2014-2015 uruganda rukaba rwarabashije gutanga imisoro igera kuri miliyoni 37 kuzo twinjije mu karere. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ibi byose bigerwaho kubera ubufatanye no kujya inama zihoraho, cyane ko nk'uko umuyobozi w'uruganda yabivuze, uru ni uruganda rw'abaturage kandi rukorera abaturage. Ibi bigaragarira mu nama zihuza ubuyobozi bw'uruganda ndetse n'abaturage n'abayobozi batandukanye baturiye uruganda, aho haba inama imwe buri mezi abiri kugira ngo baganire ku bibazo byaba biri mu ruganda ndetse no gushaka ibisubizo. Mu gusoza, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ndashima ubuyobozi bw'uruganda rwa Simerwa n'abakozi uruhare bagira muri gahunda za leta zitandukanye nk'uko twabivuze, ariko dushima uruhare bagaragaje mu kwiyubaka Rwanda no kwishakira ibisubizo by'ibibazo byabo, aho muri gahunda y'ishema ryacu muri miliyoni zisaga 35 zatanzwe n'akarere ka Rusizi, abakozi ba Simerwa batanze mu miliyoni 15. Ijambo ryahawe kandi umukuru w'intara y'Iburengerazuba, ndetse asoza ijambo rye anaha ikaze Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe nawe kugira ngo ageze ku bari aho ijambo rye. Kugira ngo kandi shimire abayobozi b'uruganda rwa Simerwa, navuga ngo ni abaturanyi beza ku buryo mu turere twose ndetse n'abaturanyi bacu bo mu kindi gihugu bifuza kugira abaturanyi beza nka Simerwa. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, badufasha muri byinshi nk'uko babivuze. Niyo mpamvu ngira ngo sabe n'abaturage b'aka karere aya mahirwe bafite abandi bifuza be kuyapfusha ubusa, ahubwo bumve yuko Simerwa yagira icyo abafasha mu kwiteza imbere, mu kurwanya ubukene, iterambere bakarigiramo uruhare mu buryo bugaragara, kuko bafite umufatanyabikorwa ukomeye kandi nawe ufite ubushake bwo kugira ngo abafashe. Niba rero dufite umufatanyabikorwa ukomeye, ni amahirwe asigaye nta hacu ho kugira ngo natwe twiteze imbere dushingiye ku bwe. Ndashimira kandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika by'umwihariko kuba mu myaka 2 ishize yonyine batangije mu ruganda mu rwego rwo kugira ngo abaturage b'intara y'Iburengerazuba ndetse n'ab'igihugu cyose tugire umufatanyabikorwa ukomeye, tugire igikorwa nk'iki kibarizwa muri iyi ntara. Ni kubwe ni udahwema kudushakira abafatanyabikorwa kandi bazi icyo gukora. Banyarusizi muri hano n'inshuti zacu, mwadufasha tukamushimira. Imvugo ye niyo ngiro rero birigaragaza muhereye mu myaka 2 mukarenga uruganda dufite kuri uyu munsi. Nk'uko twari tumaze kubivuga rero, ijambo nyamukuru ry'uwo munsi ryari irya Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi. Bifuza kubanza kubagezaho indamukanyo ya Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ari nawe bantumye kumuhagararira muri uyu muhango. Yansabye kubwira abayobozi n'abakozi ba Simerwa hamwe n'abarusizi yuko asangiye nabo ibyishimo mufite gutaha uruganda rushyashya rwa Simerwa batangirije mu myaka 2 ishize. Tukaba biyobowe na Madamu Sesiwe Jody. Binagiye bigaragaza icyerekezo cyiza u Rwanda rwacu rurimo, icyerekezo umwana w'umukobwa, icyerekezo cy'umugore urindwa guhohoterwa
kandi agakomeza gukataza imbere mu byerekeye kurushaho kwiga byerekeye ubumenyi, ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyingiro. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame arabashimira cyane mwese, ariko cyane cyane abagize uruhare rukomeye mu gutuma uruganda rugera aho tutaha ku mugaragaro uyu munsi kubera imbaraga n'ubwitange mwakoranye kugira ngo iki gikorwa gishobore kuba kigaragara nk'igikorwa kibahesha ishema, n'igikorwa gihesha ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibirori birangiye twaganiriye na bamwe mu bakozi ba Simerwa batubwira igihe bamaze aho ngaho muri Simerwa, icyo baba bamaze kugeraho kubw'akazi bahakorera. Hano hamfashe ibintu byinshi cyane, ninjiyemo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo rero nashoboye gutanga ubwisungane mu kwivuza, kandi ndanikenura mu rugo rwanjye. Ubu mfite n'icyerekezo cyo kuzagura n'amatungo nk'abiri gashyira mu rugo, abana banjye babona ibyo kurya, umwana yansaba amafaranga yo ku ishuri nkayabona nkayamuhereza. Rwose numva mbyibushye, aha hantu hajya hamfasha cyane. Ubutumwa mfite nuko mbega muri makeya njyewe nk'umuntu wajemo hano muri make sinari nanishe, ndi n'umuntu wari utishoboye, ariko ubu ndi kumva hari intambwe nzajya ngenda ntera, ndetse ndi no gutera bibaye ngombwa. Cyane cyane ngewe shimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko byose ari we tubikomoraho, na Nyakubahwa Deja Diregiteri w'uruganda mo hano, nawe rwose nawe turamushimira cyane. Nk'abagore batishoboye twaje gukora mo hano, ariko ubu tukaba dusigaye twumva twishoboye, nta kibazo gihari rwose. Abandi baturanyi basimirwa nabo barayirata ibigwi. Uruganda ni umuturanyi mwiza, kuko cyane iyo turwiyambaje mu buryo bwose rujya rudufasha, haba ku umuntu urwaye, ndetse niyo tugize ingorane zitandukanye, iyo tubiyambaje bajya badufasha kuduha imodoka zishobora kujyana umurwayi ahantu tutari bushyikire, ndetse kugezana n'uyu munsi iyo dukoranye inama nabo banatwereka ko icyo twabasaba cyose bakidufashamo kandi bajya bakikora. Tuvuye aho ngaho mu kibaya cya Bugarama, aha ari uruganda rwa Simerwa, twazamutse kuri santere y'ubucuruzi ya Kamembe. Ni santere ubona ishyushye irimo abantu benshi. Tugerageza kuganira n'abacuruzi, cyane cyane abacuruzi ba sima, batubwira imikoranire yabo hagati ya Simerwa nk'uruganda nyine rukora sima, ndetse n'abaturage baza kuyigura bashaka kujya kubaka. Sima tuyigurira muri Simerwa, tukishyura transport ku bafite amakamyo, ariko iyo urebye hano mu mujyi wacu ubucuruzi bwa sima buracyari akajagari, ibiciro byarapfuye muri rusange, ibiciro n'akajagari ntabwo bihamye, nta giciro fatizo twavuga. Ibiciro binyurana kubera hari Simerwa uburyo itanga isima, hari kondisiyo yigeze ishyiraho rimwe ivuga ko nibura igiye gushyiraho umubare fatizo, umuntu agashobora kujya kugura isima nibura bagashyiraho abantu bake bashoboka, bakagura isima nyinshi bakazitanga ku bantu, bagakora ibintu by'akajagari. Umuntu w'imifuka 100 ajya muri Simerwa akayigura 50 akajyayo. Ibyo rero usanga ari ubucuruzi bw'akajagari. Bareba uburyo kibashyiraho ku buryo niba ari abacuruzi bakeya, ariko bikaba ari ibintu bimeze nka representation, ku buryo babandi natwe tubafasita kuzikura hano iwacu kuri kondisiyo Simerwa yari yashyizeho, akaba arizo zagenderwaho. Sima iraboneka, ari igihe cyageze sima irabura, abaturage bagara ndetse nko kubaka hafi ukwezi kuzima, ariko ubu sima iraboneka n'abaturage barayibona ku buryo bworoshye. Ibiciro byaragabanutse kubera ko isima ni nyinshi ku isoko, nukubona nta kibazo kiri muri sima rwose. Abakuriye uruganda i Kigali batubwira ko bagiye kugabanura sima, twumva ari byiza kuko abaturage bazagura nyinshi kubera ko izaba iri kuri make, natwe abacuruzi bidufashe gucuruza nyinshi, bityo yunguke kubera ko twatanze nyinshi. Aba bacuruzi kandi bafite n'ibyifuzo ku micururize ya sima.
icyifuzo ni uko simerwa yashyiraho ibintu bimeze nka representation muri buri gace cyangwa muri buri centre, ikagira abacuruzi bakeya izajya isima, noneho babandi nabo bakeneye isima 50 bakaza bagafatiraho, simerwa ikareka gukora ubucuruzi bimeze nka detail. Twari turi kubiganiraho mu rwego rw'abacuruzi tuvuga ngo iriya systeme ya Bralirwa, umuntu uri Rusizi anywa icupa rya mitsingi ku noti y'igihumbi, umuntu uri Kagitumba anywa icupa rya Primus ku noti y'igihumbi. Ni ubuhanga Bralirwa yakoresheje ku buryo umwe atashyiraho make kubera ko yayibonye hafi, undi ntashyiraho menshi kubera ko yayibonye kure. Havuga ngo na simerwa rero iramutse ikoza akarusho cyangwa se igakora nka Bralirwa, byarushaho kudahombya abacuruzi cyangwa se ku buryo bitahombya abaturage kandi bose bakuzuzanya. Minisitiri Kanimba yagize icyo avuga ku cyifuzo cy'uko sima yacuruzwa ku giciro kimwe mu Rwanda hose. Sima iri mu Rwanda ubu ngubu iraturuka henshi, iraturuka mu bihugu duturanye, iraturuka mu nganda ziri mu Rwanda igahurira ku isoko. Sima rero aho icuruzwa hose byanze bikunze igiciro cyo kuyigemura kuva ku nganda kugera aho hantu kiyongeraho. Kuvuga ngo niba uruganda rwa sima ruri i Rusizi ku buryo umuranguzi wayo ujya kuyigura kuri simerwa bayimuhera kimwe n'umuranguzi wayo uturutse i Kigali, yacuruza iyo sima ku giciro kimwe, ntabwo numva yuko ibyo bintu guverinoma ariyo yabijyamo nka politike ngo ibishyireho, kuko sima aho ijya n'abayikora baratandukanye. Buriya n'ibinyobwa bya Bralirwa mwavugaga ntabwo ari politike leta yashyizeho, ni politike ya Bralirwa ubwayo. Ntekereza yuko na simerwa ibyize neza ikareba nuba hari ukuntu yakorana n'abaranguzi b'igicuruzwa cyayo ku buryo bumvikana ukuntu igiciro cya sima ya simerwa cyaba kimwe mu gihugu, yabikora. Ariko ntabwo ari ngombwa yuko iba politike ya leta, ntabwo ari ngombwa yuko iba politike ya leta, nta nubwo mpamye yuko ari ikibazo kinini cyane, kubera yuko ikibazo cya transport yego birumvikana gifite uruhare rutari rutoya mu giciro, ariko ntabwo ari cyo kinini cyane, ntabwo ari cyo kinini cyane. Ikindi hari sima ituruka muri Uganda, ituruka muri Tanzania, ituruka no muri Kenya, none se uzashyiraho ibiciro byayo gute mu Rwanda ku buryo muri buri karere izo sima zigira ibiciro? Ntabwo bishoboka. Nta nubwo sima ya simerwa ntabwo ishobora kugira igiciro kimwe na sima iturutse Hima cyangwa se n'ahandi. Buriya bagiye guhurira ku isoko, ahubwo bahiganwe, buri wese agomba kugira politike yo kugira ngo ahiganwe na bagenzi be ku buryo acuruza byinshi. Izo politike rero ni izabo, ntabwo ari leta. Twebwe icyo dushyiraho ni amategeko y'ubucuruzi muri rusange no kugenzura niba ihiganwa rikorwa ku buryo bujyanye n'amategeko, ubundi inganda n'abandi bacuruzi bakorana nabo bakaba ari bo bakora akazi kabo. Kuba uruganda nka simerwa rwaravuguruwe kuri uru rwego se bivuze iki kuri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda no ku bukungu bw'u Rwanda muri rusange? Icuruzwa ronka kiriya ni ngombwa yuko igihugu gikora uko gishoboye kugira ngo rwose gishobore, niyo kitakwihaza 100%, ariko byibura gishobore kuba gifite umusaruro uri ku kigereranyo cyo hejuru ugereranije n'ibyo gikeneye. Ntekereza rero icya mbere tubona muri uyu ruganda, nk'uko mubizi, ni uruganda ubu ngubu ruteganya gukora toni 600 bya sima. Ubu twicaranye umwaka ushize bigaragara yuko mu Rwanda twakoresheje toni 507 ibyavuye mu gihugu ni toni 119. Murumva hafi toni 400 byaguzwe hanze, bitwara miliyoni z'amadolari zirenga zigera kuri hafi 70.
icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Gukura sima hanze cyari kimwe mu bibazo byatumaga icyuho kigaragara mu bucuruzi bwacu n'amahanga ari kinini. Ruriya ruganda ruje gukemura icyo kibazo. Urumva hari ibibazo byinshi rwose rurakemura ikibazo cyo kuba dufite twikorera sima nyinshi ugereranije n'iyo dukeneye mu gihugu yaturuka mu mahanga, ndetse ubu intego nuko tutazongera gutumiza sima hanze, ahubwo uretse ruriya ruganda rwa Simerwa hari n'izindi nganda ebyiri zikiri ntoya nazo zitunganya sima, ku buryo twizera yuko mu myaka 2-3 iri imbere mu by'ukuri u Rwanda ruzashobora ahubwo kuba rwohereza sima mu mahanga aho kugira ngo uyitumize hanze. Ikindi rero nyine nuko amafaranga menshi twatakazaga dutumiriza sima mu bihugu bidukikije agiye gukoreshwa ibindi byihutirwa mu iterambere ry'igihugu. Nta gushidikanya rero ko ukongera umusaruro kwa Simerwa kuzatuma sima yatumizwaga mu bihugu byo hanze yagabanuka, ndetse ahubwo ikorerwa mu Rwanda ikaba yagurishwa no mu bihugu bituranye narwo. Ibi bikaba biri muri gahunda yo guteza ubukungu imbere, hagabanywa ibituruka mu mahanga, hakongerwa ibyoherezwayo. Nshuti zacu bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ngibi rero ibyo twabateguriye mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru, ikiganiro kibanze ku ruzinduko Minisitiri w'Intebe Nyakubahwa Anastase Murekezi yagiriye mu karere ka Rusizi ari kumwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda ndetse na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, aho basuye ibikorwa bitandukanye birimo iyagurwa ry'ikibuga cy'indege cya Kamembe, birimo ugusubukurwa k'umushinga wo kubaka hotel, ndetse igikorwa kinini cyari kibajyanye muri ako karere ka Rusizi kikaba byari ugutangiza ku mugaragaro uruganda rushya rwa Simerwa. Uruganda rwari rusanzwe rukora birazwi, ariko rukaba uruganda rwaguriwe mu mazu mashya, mu mashini nshya ndetse n'ikoranabuhanga rishya. Ibyo bikaba bigaragaza ko bizatanga umusaruro ukubye hafi inshuro 5 z'umusaruro urwo ruganda rwari rusanzwe rutanga. Mutwemerere rero tubashimire mwebwe mwese ba mudatenguha twari kumwe mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere muri iyi minota 30, kandi tubararikira ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha. Isaha murayimenyereye, ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba mwari kumwe na Vincent Mpakani usanzwe abagezaho iki kiganiro. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri, nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro, ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.